in Jesus name. Kuna murwanije kwe mu buzima bwanjye narwanije Satani. Imitego ya Satani na imbana nyinshi ntabwo mfa kuvuga. Amen. Imbana nyinshi mu mwobo ndwanya Satani, mu ruzi ndwanya Satani, mu ndwanya Satani, mu gusoza ndwanya Satani. Mu buzima bwanjye ndabaye ndwanya Satani imyaka n'imyaka. Kandi ntajya kure. Bene data ntabwo ajya kure. Abarekereje gato ngo winare. Sinyanira murameze bamureba. Amen. Satani azamureba. Bakunde mba ndi muri cover ariko bamureba. Have to be covered. Ariko muri iyo cover yawe ukabureba Satani. Nturangare. Akaza umureba. Just umukozi w'Imana Evangeliste John Migabo basuhuza mu izina rya Yesu ndabashuje tugiye kubona ijambo ry'Imana kandi hari abantu bafite amatsiko yambaje nk'ikibazo nkubwira nti nzabushakira igisubizo ariko iki gisubizo mbonye hari igihe numva nagitanga mu buryo bwa rusange kugira ngo kiba cyamvunye kugishaka nkajya mu ijambo ry'Imana ndafite hano nkagishaka hanyuma rero iki gisubizo mba numva nagisangiza n'abandi tuganira ku ijambo ry'Imana. Ni umuntu ashobora kwibaza ariko buriya koko Satani n'umurwanyi. Ese niba ari umurwanyi n'umutsinzi aratsinda? Ni ikibazo cyiza ariko umuntu wese yakwibaza. Satani ararwana igihe cyose. Satani abarwana kuri isi, abarwana kwe. Izi ntambara zo ku isi tubona muri rusange, dufashe muri rusange, ni Satani urwana kandi arwana anyuze mu bantu. Ko Satani arica n'umurwanyire ariko ku bana b'Imana icyo Satani akora nk'ijambo mu ry'Imana ritubwira ni ukwica kino, yica kibiri ariko ubugingo bwacu bari buzima ntashobora kubukoraho kereka utuzuye, kereka utizeye. Ndakunda kuvuga ko tuzapfa twese ariko ni kakaririmbo ngo tuzasinzira ariko ntabwo tuzapfa, ahubwo mu kanya gato tuzakanguka dusanganira umwami mu kirere mu kanya gato nk'ako guhumbya. Amen. Ikibazo rero abenshi usanga umuntu ku giti cye tinya Satani kandi atanyura mu bantu. Satani w'ibigambo, Satani w'inyatsi, Satani w'ubukene, Satani w'urwangano, Satani w'ivangura, Satani sanga arakugerageza kwe. Muri ibi birere by'ukuntu ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukareka Satani arimo gukora imirimo mu rubyiruko. Umuntu yabaye staka, Satani yamukubise yavuze uko yitwara. Isi yose yamubonye. Umuntu wari igihangange, umuntu abantu bakundaga, umuntu abantu bishimiraga kumva ibiganiro bye, umuntu abantu bakundaga gusanga n'uwamusanga yamuhagurukiye. Satani yamunyuzemo. N'uwo yizeye ugasanga niwe uhindutse umwanzi kurenza bandi. Ngo Satani iyo udakomera gukubita kandi iyo amaze gushyira hasi ntabwo ubasha kugira ngo uzabyishyura ngoye. Satani rero n'umurwanyi. N'umurwanyi w'imbaraga. Usibye ko twebwe in Jesus name dufite izindi mbaraga tumutsindisha. Yesu niwe bivuze neza ati intambara yanjye si yo guca amatwi. Intambara yanjye si yo gutera inkota, si yo gutera ikofe. Si yo ndwana.
Satani ameze tuvuge nk'umukino w'abantu batera amakofi n'urugero abo ba Tyson umva ngo bakwisanura bamara abo ba Muhammad Ali n'abandi umukozi w'Imana agomba kugira strategy bene izo ngizo. Umukinnyi w'umutera amakofi umuhanga ameze nk'umukozi w'Imana nawe ukuntu atera ikofe Satani rimwe gusa akamushyira hasi. Amen. Umukinnyi w'umuhanga mutera amakofe ntahubuka wowe niba mugiye kurwana ni ukuza gukagatiza yambaye reka sinakubwira kuza kumakorera amaso ukamureba kumutera ubwoba kugira kumukorera hypnotized kugira ngo abe hypnotized urumva kumuhungeta. Satani nawe arahungeta ariko kumutera amakofi y'umuhanga kubera ko aba yizeye ari karume kureba akakwihorera. Amen. Kakwihorera bati nimutangire wa undi w'umusoro agatangira tera amakofi ajyana undi akamukwepa tu tera karikwepa impamvu nuko nanjye tokanosiyo buriya kera nigeze ku kina bene umukino ariko abakureba ntawe wamunyura ijoro ryiri bari cyane kugira ngo ugatera ukamukorera kugira ngo nakureba unyeganyega yakubonye deja. Amen. Satani anyeganyega imbere y'umukozi w'Imana yamubonye. Kwikubita akagukwepa aragira ngo imbaraga zawe zose zijye down ubanza ukamuka umere nk'igikatsi bavanye mu muto nta muto ukikurimo wakiri mutaraga reka umutera amakofi y'umuhanga gukubite sasa ntabwo ukimugora ko wonaniwe rimwe gusa hasi. Amen. Nuko natwo dutsinda Satani. Strategy ya gutsinda Satani ni ukumwera akigaragura kumuhatarimo kwigaragura imbaraga zose yarafite yaba anyuze mu muntu yaba anyuze akazi vida akazimaramo kuko ari imbaraga nyinshi ashaka kubita ngo yanure. Uri Satani ibanga aho riri yigaragure ariko hari hatagomba kugera kuri wowe umureba yaza yakubita rimwe ntabwo Satani agaruka aho yanyuze hose handi yanyuze hose niba yanyuze mu bantu niba yanyuze mu nshuti niba yanyuze mu bavandimwe niba yaragize aho yanyuze hose Satani cyazanye imbaraga nyinshi muri babandi bose niko agenda avamo down ajya hasi akazenda basohokamo. Amen. Kubera ryabanga ryawe riri hehe ukwaza urasenga ukajya mu cyumba ukavuga uti nibyo ndagukubise Satani w'amagambo ndagukubise Satani umujinya ndagukubise Satani ubugome ndagukubise Satani akagenda sohoka boro icyo abashaka Satani nuko azamuka nawe ukazamuka nuko uvuza induru nawe ukayivuza nicyo Satani ashaka. Kuko ntacyo Satani yera ntacyo yikopa we yamazeho. Satani ni maraya ntajatinya ni maraya ntajatinya aragira ngo rero icyo ashaka no kugira ngo nawe uko yambaye ubwo busa nawe agira ngo bwambare bene data gutsinda Satani no kwirundarunda
kora concentration kuri ndamuka kumuhama ariko uri muvuga Jesus ntabwo umenya hanyuze ntakwegera iyo uvuze Jesus tubona niba mwisezerano rya kera iyo Yesu yabaga agiye kwirukana amadayimoni mu bantu ikintu cya mbere Satani yavuga ngo Yesu mwana wa Dawidi urashaka iki uyu munsi wowe Satani amurwanya ute tubona inkuru kirimo rinete tubona inkuru mu isezerano rya kera igitabo cya mbere cya Samweli n'igice cya 17 tubona inkuru ya Dawidi na Goliyati muramuzi cyangwa se mu Kinyarwanda ni Goliyati sorry Goliyati cyangwa se Goliyati wo mu ngabo z'Abafilisitiya basengaga ibigirwamana hakaba n'ingabo z'Abisirayeli zari zizi Imana nyamana ni inkuru ndende igice cya 17 cyose n'iki kivuga iyo mu gice cya 17 batwereka ko umugabo Goliyati ngo ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu kuremera kwaryo kwarishe kera z'umuringa 5,000 ubwo ni ibiro bingahe sinamenya ntabwo nagiye kugenzura mu nzashakire nzababwira utaha nuko umugore yari yambaye ibyuma bikingira imirundi kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu uruti rw'icumu rwe rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda kuremera kw'ikigembe cyaryo kwarishe kera z'ibyuma 600 kandi wamutwazaga ingabo yamujyaga imbere yari yambaye Goliyati yari yambaye Fani yamuteza yambaye amagambo yambaye ubugome yambaye amaraso y'abantu yambaye ntacyo asiga tera yambaye nka Goliyati Satani aguteye yambaye nka Goliyati uribaza bwa Satani ibi mbivuga kuko iyo wamaze kumenya Imana by'ukuri iyo ufite strategy wagiye urwanisha ziva mu ijambo ry'Imana in the name of Jesus kugira ngo utsinde Satani ukomeze uhagarare wemye akureba gutinya yiruke ntabwo Satani yapfa kunyegera injira sinai kunara mu rwanije mu buzima bwanjye narwanije Satani imitego ya Satani ba Imana myinshi ntabwo mfa kuvuga amen Imana myinshi mu mwobo ndwanya Satani mu ruzi ndwanya Satani mu ndwanya Satani mu gusoza ndwanya Satani mu buzima bwanjye ndabaye ndwanya Satani imyaka n'imyaka kandi ntajya kure bene data ntabwo ajya kure abarekereje gato ngo wirare sinjya nirara murameze bamureba amen Satani azamureba bakunde mba ndi muri cover ariko bamureba have to be covered ariko muri iyo cover yawe ukabureba Satani nturangare akaza umureba in just name ntabwo mutera amakofi Satani agiye gutera ikofi ariye kuri wamubonye ntiri kugereho amen have to protect yourself in your life kwemeza Satani agomba kuza umureba hari ikintu cyoroshye muri minsi uko iminsi igenda ishobora ko imbaraga za Satani zirongera kuri isi hano barimo bararya bandi ku mugaragaro hano barimo baragira abandi nabi ku mugaragaro wose wisize iki ko nawe uri munsi y'ijuru hari strategy hari imyanzuro nicyo kibazo yambazaga kuba kafate no kugira intwaro ugendana
Gorayati atera Abisirayeli yambaye kwe yari mu roza wa Filisitiya. Abisirayeli bose bamubonye barakangara. Hari uko Imana babona ibintu byahize mu rusengero, induru ziravuze n'iki, umenya hanyuze hano bose bagakangarana, hagarara hamwe. Nubwo ngo igitaramo n'inyamaswa ikaze, ariko kije kigira gitya ukiruka cyagufashe kare. Guhagarara ukakireka kuvuta afite ubwoba. Igitaramo kiratinya, aza butarangwa, Satani ashobora kuza butarangwa, ashobora kuza butare, ashobora kuza Filisitiya, ashobora kuza Gorayati, ntabwo ngira nka Gorayati, akaza ari Gorayati akwinjana. Ariko bene data turi ku rugamba, ariko uruzirana n'akazi ke yesi ndimo. Igihe tukiri kuri iyi si turi ku rugamba rw'ibibazo, ntabwo turagiye tujya, ntabwo turi look forward, kureba imbere. Amen. Hanyuma haza Dawidi. Dawidi kari akana k'agashumba. Noneho bene se wa Dawidi, Dawidi ngo yari umwana wa Yesayi, afite abavandimwe be nabo batabaye ku rugamba, agenda bagemuriye agemuriye bene se. Ageze yasanga Umufilisitiya Gorayati yakabishije Satani arambaye kwe. Dawidi akaba yari afite strategy. Baravuga amagambo Imana ntabwo ashobora. Abwira Sawuli ati ngiye ndagira umukumbi w'intama y'intarije nyuvana mu kanwa, nkashwanyaguza nkayishyira hasi mumume, mumurete kabisa, uri Gorayati mumurete, munipatie ule Gorayati. Amen. Nazi reka Dawidi n'iki byose. Nuko amaze kubwira umwami Sawuli ati ngiye n'intare ndayica ngaho, baramwambika nka Gorayati, agize ngo arahaguruka ngo aragenda, reka asanga biraremereye. Kuzima ntabwo ijya mu bintu biremereye, byaba utuntu tworoshye. Upfa kuba ufite kino gitabo, ntabwo nzajyana imbunda nyamara uko umusirikare yambara. Umusirikare we yambaye kwe, umusirikare wambaye abantu baramubona bakiruka. Umusirikare wacu wa Afurika, umusirikare yiruka yambaye n'ukwiruka, yambaye za grenade, yambaye imbunda mu bitugu, yambaye za rinete zireba nijoro, yambaye ikigofero, yambaye intoki, yambaye ibintu byose, yambaye za bote zifunze zidapfumurwa n'ikintu cyose. Babyambika Dawidi. Ibi bintu biramvuna. Ibintu biramvuna nimwumva ntabwo uzima bigenda yambaye ibintu bimuvuna, kereka ibyo yibye wenda, kereka umujura nawe ugenda yambaye ibintu bimuvuna. Uhaje utuntu dutoya abantu bagendana muri ntuza, muri abantu bo muri digital, nta muntu ugendana ibintu binini, ibitelefone bigenda bivuna umuntu, ibyo bya headphones byo mu matwi n'icyaro umuntu ashyira mu matwi, nuko dutoya tworoshye. Amen. Ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana, ugenda wiyoroheje, ugenda urwana. Ntabwo umuntu ujya kurwana Satani agenda akagatisha. Yesu ajya mu butayu kwiriza ubusa iminsi 40 n'amajoro 40, ntabwo yagiye akagatiza, yagiye ari umuntu woroheje. Satani amwe yahita wenda kugusha. Yesu amutsinda mu butayu, ni just name. Watwaye kino gitabo Satani nta kwegera, agitinya kubi, agitinya kubi. Faith, kwizera, unyizeye ko umutsinda, uramutsinda byanga bikunze. Ariko nujyana ikintu cyitwa ubwoba buragatsindwa, aragukubita, arakugaragura, mwese ko uwo muhungese. Ikintu cyose kuri izi wamaze kwambara ubwoba uratsindwa tu, ibyo urimo byose uratsindwa. Wambaye ukuri,
ukambara ukwizera, ukambara isengesho, ukambara imbaraga z'Imana. Amen. Satani arakubita ntamenya icyo umukubise. Aya magezi ndishima cyane, aya magezi numva nzamuka numva kuko nubwo buryo ndabanje Satani mu buzima bwanjye. Nkabuhangana mu buryo bundi bw'amagambo bwe kibera mu gitondo kugera nimugoroba umuntu telefone amagara kana kugira ute karume fata ijambo ry'Imana rikomeze habiri Imana tibana. Hari amagambo nakunze hano muri igitabo cya mbere cya Samweli cya 17 umurongo 15 ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati wahaniranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye, nguteye in the name of Jesus. Amen. Nguteye mu izina rya Yesu, genda aje duhangane na Satani in the name of Jesus. Ndetse uzashobora nanjye ntera mu izina rya Yesu nuko nataka kandi nataka nta bwoba mfite kwizera ko ndi butsinde. Iyo utatakanye rero kwizera ukatakana ubwoba ukatakana ibi amagambo menshi, Satani aragutsinda. Agomba kumuhungeta, agomba kuba hypnotized, kumwegera kubita rimwe gusa, kubitije ijambo ry'Imana, ikiganza kirimo ijambo ry'Imana. Satani agenda yiruka ntagaruka. Iyo hangi hagotesheje ijambo ry'Imana aho yabona nyura. Amen. Nibyo nuko ndakomeza uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice igihanga we Satani, kandi ahari Goliyati hasimbuze Satani. Dawidi abwira Satani ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe muteye mu izina rya Yesu, muteye mu izina ry'Imana Data wa twese, the name of Jesus. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nguce igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko mu Isirayeli harimo Imana, kugira ngo bamenye ko uyu munsi wawe wowe uramenye Imana, hari Imana. Amen. Kandi ngo abanzi bose bamenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko urugamba n'urw'Uwiteka kandi ari buza batugabiza. Ni byose ni intambara ni Imana, guhora n'ukw'Imana, guhana n'ukw'Imana. Icyo dukora gusa no kwibwira Mana nkizirishano, Mana nkizirishano ni the name of Jesus. Ndagukubise we Satani yanyura mu muntu mureke, anyuze mu muntu mureke kurikirana Satani, mukubita umunsi kuwundi asohoke muri wa muntu uramushaka iki paka. Hanyuma ibyakurikiyeho rero nuko Dawidi n'agakatuza kwa kundi Satani yinjiza muri Umufilisitiya yavuze yabwira amagambo yamushize mureka sinakubwira nakubira bungurisha oyo umuntu akavuga ko yakumira bungurira nakuri gata uri umuntu wigamba kugira nabi, agahera mu gitondo yigamba kugira nabi, akahiza nimugoroba yigamba kugira nabi, ko yakora ibi ntabwo nzisha uranzi wowe uzondora njyewe uzamaboka. Abantu bamuri ibyo akizamura umunsi kuwundi umuntu arazamuka, umunsi kuwundi umuntu arazamuka,
akigira mugaraga tumba akabigira hano bwanjye amaso akora ko yabamira bunguri ko rimwe gusa Satani agakatuza kamwe gusa tu Gorayati hasi uko guca bugufi hari igihe umuntu aca bugufi abantu bakagira ngo yatsinzwe guca bugufi intare y'igwana iyo imbogo yatatse intare iraryama imbogo yabona iryamye ikagira ngo ikayisanganira aho iryamye hasi nayo irimo arafata strategy kugira ngo ifate neza natwe niko tumeze turamunga twigiraho gatoya Satani akabona urebera hasi nk'ikigoryi ugenda wemye utuje uriya n'amasegonda yakora agasanga imvuga Satani kandi abakorera mu bantu ariko tujye tubyumva wenda mba nakoresheje imvugo ishushanya ariko mashaka kuvuga ko akenshi Satani gikinanyura mu bantu kugira ngo gutere neza anyura mu bakwegereye anyura mu nshuti anyura mu bavandimwe anyura aho ugenda anyura mu kazi anyura naho ngaho guterera ko nibo baba boroshye kugira ngo gufate n'ibyo rero strategy yo gutsinda Satani mu gusoza kubambajije ni ukumuterana kwirinda guhanganisha ikindi cyose kibaho ku muntu wamenye Imana ku muntu wakiriye agakiza nta kindi kintu na kimwe tuzarwanisha Satani tuzamutsindisha imbaraga ziva muri iri jambo uzasangamo guceceka muri iri jambo uzasangamo gusenga muri iri jambo uzasangamo kuririmba muri iri jambo uzasangamo gusubira inyuma isi ikakubura ikayoberwa aho uri muri iri jambo uzasangamo kugira umwanya wo kuvugana n'Imana yawe ikakugira inama yo ugomba kwitwara muri iri jambo uzasangamo imbaraga z'umwuka wera zirwana zigatsinda ibyo byose ngibyo amen 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 nibyo rero ikibazo n'icyo ngicyo nashaka kubaha gutsinda Satani ntabwo ari ukurwanisha imbaraga z'umurengera n'ibikoresho by'iterabwoba nk'uko nawe yabizanye ahubwo umwereka ko ibyo byose ari zero kuri wowe ukagira izindi mbaraga zigaragara nk'izoroshye ariko arizo zikomeye ahubwo in Jesus name amen.